icyuma cyabaga kirimo abantu babiri nimushaka kugira ngo tujye details n'amabi yahakorewe n'umwanda wakorewe muri iriya hoteli twumvikane. Niba mushaka kugira ngo twinjire deep mwa abantu mwe mwari mwagiye kuri iriya hoteli, amabi mwakoreye kuri iriya hoteli n'ukuntu mwagiye mwikubye n'izina ry'Imana, sinzi niba hari umushoramari ushobora kuza kumva ukuntu marara ahangaha buri muntu wese ari kwikubita ibuye ngo abyuke mu gitondo afate miliyoni aje gufungura indi hoteli bazayicaraho gutya. Ibyo uvuga no kuri ibintu byabereye haratwara bikurikiye akantu ku kandi kugeza no ku ma contract byose akantu ku kandi. Nta ruhande ngiwe ndiho, nta ruhande ndiho kuko impande zose amakuru turayafite impande zose kugeza no kuri amafaranga atishyuwe. Kubereka atishyuwe byagenze gute? Izo service mbi zatanzwe muri kuvuga ntabwo zikwiye, zigomba kwamaganwa. Kandi nta nubwo gitunguranye, ntabwo ari hoteli ya mbere itanze service mbi, ariko kuza ahangaha bikavugwa ngenda bishima ni na byiza. Ariko mwabashije kumva side yindi ya hoteli apana biro byo ko yanditse kuri ayisobanura ikandikira letter mwakurikiye. Aba bantu babukinze hoteli yose bagiranye aya masezerano n'iyi hoteli cyangwa na management yabo, barafitanye iyo contract, barafitanye aya masezerano. Nyuma yuko bahawe service mbi batse found muri contract bari bagiranye nabo, batse found baravuga ati no, ntimwigeze muduha ibyo twumvikanye ngaya amasezerano uko bivuga, we need our money back. Dusuye mu bihe bya kera. Hotel Marara ifite ibyumba 20 n'ikindi kinini cy'abashyitsi abantu bakuru. Iyi hoteli nubwo muri kuvuga ngo hari abantu bahise banatse baravuga ati no, ni gute muri kutubwira bari kuza bavuga ko bakiriye abantu benshi kandi bari bumvikanye abantu bakeya. Iyi hoteli yagomba kwakira abantu bangahe? Aba bantu bagiye ari bangahe? Bavuga ko bari 40 kandi bagomba kuba 20. Amavideo arahari, hari amavideo muraza kuyabona, turaza kwashyira hanze. Tugaruke kuri social media. Ni byiza ko igomba gukoreshwa igakebura ibitariho, hagatangwa service nziza, ibitariho tukabivuga. Nge ntabwo ndi kuvugira hoteli. These people, aba bantu bari hariya harimo ibyamamare, aba big influencers, abantu bafite amazina. Biroroshye cyane, niyo mpamvu hari saga. Iyi ngiyi iza kuba ari service yahawe umuturage waruvuye Rubavu, ntabwo babiri saga nk'iyi ngiyi iri hano. We are here kuko aba bantu ari ibyamamare. Harimo aba influencers, harimo team yo muri Mackenzie. Muri kuvuga kuri service mbi zitangwa, nibyo tugomba kuzamagana ntizitangwe. Ariko reka mbabazi, umuntu wafashe amafaranga, amakuru mfite muraza kumbwira niba atariyo, bivugwa ko aba bantu kubukinga hoteli byabakosinze miliyoni 60 muri kalkire zakozwe. Aya masaha turi kureba ku bantu bahabwa service, tukanenga kugira ngo service zigende neza. Ninde muntu uri buze hana kareba ukuntu bari turi kubaga iyi hoteli ko twareba inyungu z'abagenerwa bikorwa gusa? Ninde muntu uri bungitinyuke kujya gushora business yo gufungura indi hoteli mu Rwanda nyuma y'uyu nguyu kumwifatira mu gahanga gutya, kandi hari amategeko amugenga? Uyu muntu akabashobora gusubizwa amafaranga niba yahawe service mbi ko bagiranye contract. Ninde muntu uri butinyuke gukora icyo kintu? Uri buze kunyuranga kareba ukuntu uyu mugabo twamwifatiye ku gahanga gutya? Dushyiremo balance. Aba bantu, aba bakobwa, aba ngabo muri Mackenzie bakoresheje amazina yabo mu gutwika Marara kuba service zitagenze neza. Ariko niba mushaka kugira ngo twinjire deep, hazanwe akantu ku kandi k'ibyo abantu bari kuri la hoteli, ibyo bari basabye n'ibyo bagombaga guhabwa.
uko waba umeze kose wowe waba uri we wese ntabwo umuntu yagushakaho ikintu kiba agiye kuvuga cyonyine ngo akibure. Nta muntu ukorera hoteli nziranye nawe. Ndi kuvuga gutya according ku bindi bintu dufite. Bakobwa mwari muri kurira hoteli nangwa mwateguye buriya bukwe, mwaba mwarahawe service nziza, mwaba mwarahawe service mbi nkuko muri kubivuga. Yego mwahawe service mbi, ariko mwahawe service mbi gusa. Mwahawe service mbi gusa. Njya mbabwira ku social media ni inkota ifite ubuga ahantu habiri. Aba bantu bakoresheje platform na profile zabo nk'abantu ba influencer, aba bakobwa baraza bafata hoteli turabereka. Ntabwo platform dufite tugenda ngo nyuma yo guhabwa service platform zacu na profile zacu zibe izo gukanga zo kubwira tuceceka cyangwa nkwereke isi mvuge kutanga service mbi. Nguyu umwara ari hano yaragiye bamuhereza service mbi, biragaragara twaraje hano turabyamagana. Ariko hoteli nk'iyi ngiyi yakira abantu batandukanye, kuza hano bakagenda bakajya ku kantu ku kandi. Ese kambabazi, abantu mwese mwagiye kurira hoteli, ibi byo kurya batweretse nibyo byo kurira ira hoteli isavinga gusa? Ndabaza, ibi nibyo kurya twabonye nibyo niyo ntuza, niyo masahani ya hoteli Marara yonyine ahari? Ntabwo washaka kugaragaza ikintu kibi ku nzu nk'iriya ngo ukibure urimo. Urafotora umunekera biriya bintu mwaje none ngo hoteli yabaye igabura nabi, ikora ibintu bibi. Sinshimye service mbi zakeburwa, ariko abantu nabwo kuza hano tukicara turi 2,000. Izi social media tumeze nk'abamashini. Umuntu umaze kuvuga undaraza kugira ngo audience tanyumva nabi ko bagiye bashyiraho udutoki, abantu bakagendera muri ibyo ngibyo nk'indogobe. S'il te plaît, iyi ni hoteli ishobora gutanga service mbi. Aba bantu bajya gufata iriya hoteli bakoze contract, bafite amasezerano bagiranye, baramutse badahawe service ni igihugu kigendera ku mategeko, bagende babakorera refund ndetse babace n'amande bahanwe. Turi kumwe? Ariko guterura hoteli hano utaranahakandagira, uwahawe service mbi ku Gisenyi, uwahawe service mbi mu kindi gihugu, akazana ubwo burakari bw'uko hoteli yamuhaye service mbi, akazana agafatara hoteli Marara agahita yicira urubanza. Here we are not being fair. Ntabwo ira ni company. Ntabwo bari buze kuri social media ngo nibaze kuri social media baze kugira no. Icyo bari gukora barakoresha contract bagiranye n'aba bana, bagende bajye mu nkiko. Turimo kwikirwa izina bari kuturimbura, windi justice. So sinibuze kuvuga byinshi, reka ndekera ndarondogoye, ariko niba mushaka kugira ngo tuzane details natwe mubwize tuzane details z'akantu ku kandi kurira hoteli. Yagomba kwakira abantu bangahe biriya byumba 20, hanyuma byarimo abantu bangahe? Ese aba bantu bananiwe kwakira umubare w'abantu mwinshi baje bikubye kabiri. So sindi umuvugizi w'iyo hoteli, nta n'umuntu waho nziranye nawe, ariko Mackenzie muri gukoresha platform zanyu kuko muzwi. Mugafata kampani y'umuntu mukayirunda hitaka. Mugira umunsi mwiza. Turazana ama video n'ibindi rero turashyira hanze ibindi kandi biri kuri side yindi. Murakoze. All right. Good for urakasa mutwe nkuko bivuga rwose, which is okay. We'll try to be fair. Urumva on your side or you have other information. So at the end of the day is space kigamije nkuko ubivuze neza. The other side of the niba service yatanzwe mbi bakwiye guhanwa, ariko niba koko nabo bafite nuza ntago bazara ku social media. Ibi bintu wabivuze social media yabaye nubugi bukomeye cyane nyine. Actually ibintu byaje nanjye nje nk'umucuruzi nabivuze, ntago nkeneye rwose kubona hoteli y'umunyarwanda ishya ihomba cyangwa se igira kubera business investment y'umuntu, mba numva uburemere bwayo rwose. Ariko niyo mpamvu hano abantu muri kino cicaro abantu baje bakaganira, buri wese akavuga ukabyumva, kandi nzi ko ubwo bushobozi bufite nuko n'indi space ukazabatumira, be better. So you know, ariko numva bafite amakuru menshi wenda twe tudafite, sibyo? Ariko nkuko sizira amakuru wayamenye, nabo bareze bagiye kuri RIB, bareze nka hotel management ya numva bareze. Ibyo ndabizi Bahati. Yes, ibyo ndabizi, ariko aba bakobwa nimuza gusubira inyuma, ngiye ntabwo nta kibazo mfite na Mackenzie. Nageze naho nabyutse mu gitondo ndimo gushaka nani Naomi. Okay, ibintu birakwiye, ariko ikintu mutari kureba, ntabwo turi gushima nani services za Marara. Niba services zizatanzwe neza nibyo,
ariko kangaruke ku kintu kimwe, kubereka abageni bakoranye contract bakabukinga hoteli mbere yuko okay, sivuga ko social media bagomba kubizana izo service mbi zikanengwa, ariko utari kumva, ariko abantu nabo hari ibyo batubahirije byatumye service zigenda nabi. Hagiye abantu bagomba kwakirwa muri kubirengaho ngo abantu bagomba kwakirwa icyuma cyabaga kirimo abantu babiri. Nimushaka kugira ngo tuje details n'amabi yahakorewe n'umwanda wakorewe muri iriya hoteli twumvikane. Niba mushaka kugira ngo twinjire deep, mwa abantu mwe mwari mwagiye kuri iriya hoteli, amabi mwakoreye kuri iriya hoteli n'ukuntu mwagiye mwikubye, hari ikintu muri kwirengagiza bahati aka kantu mugashyireho. Aba bantu bazi batubwire, mwabukinze hoteli igomba kuba service iminsi mwagomba kwamara ari mwe bitayeho gusa, cyangwa mwabukinze hoteli murangije? Niyo bakurangeraho tahamya neza, wasanga hoteli gutanga amakuru ku giti cyayo, ariko bivuga ko aba bantu bagiye babukinga cyangwa bagomba guhabwa service muri dote. Urimo kunyumva? No mu bukwe. Ndi kubabaza mwebwe mwabantu mwe mwabageni mwe, aba bantu mwatwaye mugatwara abantu bikubye, harya ko hoteli mwari murimo iminsi 3 iriya ari amasaha yandi dote irangiye, dote bani mugoroba murabyutse babahereza breakfast, mwagombaga kubaho muti. Niyo mpamvu ndi kubabwira aba bantu service bahawe niyo bari gukomplaininga aba bageni. Ese ko mutari kuvuga ko igihe cyo kwishyura buri wese yishyura gukwe? Hano harimo ikibazo cyuko mwagiye gufata ibintu mudafitiye ubushobozi. Hoteli mwarayibukinze. Ni gute umuntu abukinga hoteli n'abantu bazahaza agakodesha hoteli? Iyo ugodesheje hoteli na service zose byaje kurangira gute? Abantu mwatumiye mu bukwe buri wese ari kwiyishyurira, muri gukusanya kugira ngo mwishyure, kandi hoteli yarabukinzwe. Ko mutari kubivuga byo? Byaje kurangira gute abantu bari kujya kugura ibyo kurya hanze? Ahangaha muri gufata side imwe ya service mbi zatanzwe abatumirwa cyangwa n'abantu bari batashye ubwo bukwe. Byarangiye gute mutarimo muri kujya kugura ibyo kurya hanze cyangwa muri kujya mu gikoni kwitekera? Kandi mu bintu mwari mwabukinze, of course ntabwo abantu bagiye ngo tubukinze hoteli hano muvude akantu ku kandi. No, niba mwabukinze hoteli mutandukanye kujya kuri hoteli gufata mu ibyumba no kuhakorera, mu bitandukanye no kubukinga hoteli yose bahati. Niba barabukinze hoteli yose nkuko turi kubibwirwa, ubukinga hoteli nk'inzu cyangwa ubukinga hoteli na service zitangirwamo zose. Kambazi, all right, yeah, ayo masaha yose mwaragaburiwe, ndasoje. Ayo masaha yose mwaragaburiwe, banze kubagaburira mubona kujya kugura birabyo kujya mwagiye kugura hanze, mubona kujya kubigura, kujya kugurira hanze. Mwishyuye dote, mwishyura n'ubukwe, hanyuma ayo masaha yose n'ibindi n'izindi service mwagombaga guhabwa aho hagati mwarazishyuye. Niyo mpamvu muri kumva arimo kuzanwa amagambo ngo bagombaga kwishyura, ngo hari amafaranga agiye yishyurwa, bagiye bishyura ibyo kurya. Ni gute babukinze hoteli hanyuma abantu bakajya kwishyura muri restaurant? Murambura amagambo rero mushaka kubivugaho. Ni gute abantu babukinze hoteli bikarangira abatumirwa cyangwa abantu baje muri hoteli aribo bari kwishyurira ibyo kurya bari kurya? Ni service mbi cyangwa hangaha? None se yari tout inclus cyangwa bishuraga kuri kote? Foko nawe umenya what you saying. Bavuga ko hoteli babukinze hoteli yose nani umwari, ariko babukinze ama rooms not ni ibyumba Godfather. Oswakim Ni ibyumba harimo na breakfast. Ibyumba harimo na breakfast. Ha, we muting. Ibyumba na breakfast genda uje muri iyo contract urebe bakoranye. So rero ni muza hangaha mukavuga ko abantu batanze service mbi, mumanze murebe ngo aba bantu ko service bagombaga kubaha ni izihe, hanyuma izo batahawe ni izihe. Izo muvuga bahawe mbi, murambura akantu. Nimuza kurambura murasanga social media cyangwa izi platform turiho zagiye. Nababwiye ko hoteli ni nk'ibitaro. Umuntu agera azi ko umurwayi wawe bukire. Iyo ugiye muri hoteli ntuhabwe service nkuko uyexpectinga. Umva ni bake bajya muri hoteli bakavayo bishimye. So tuze gufata impande zose muri kuvuga ko abantu bagomba guhabwa service nziza.
twibuke ko mukene n'abashoramari bagomba kuza gutanga gutanga ibyo bikorwa abantu bakabona n'akazi. N'izina ry'Imana sinzi niba hari umushoramari ushobora kuza kumva ukuntu marara ahangaha buri muntu wese ari kwikubita ibuye ngo abyuke mu gitondo afate miliyoni aje gufungura indi hoteli bazayicaraho gutya. Ibyo uvuga ni ukuri. Challenge Godfather zanye mwayumvishe. Marika, go ahead. Okay, ngiye rero ngiye kuvuga utuntu dukeya cyane, sibyo? Hari ikintu tumaze gucreatinga mu Rwanda kandi kimaze gufata umuco uremereye. Uba umuntu yagukubise akanaza kukubwira ukuntu urira. Ibi bintu ntago mbikunda, sibyo? Mujye mureka niba umuntu yakubiswe arire uburyo ashaka kuriramo. Kandi kuba ufite information ukaba udashobora kuzisharinga, undi wakubiswe akaba afite information akaba ari open up, kuba ashobora kuza akavuga ukuntu ari kuribwa, wimukanga information ufite zigumane niba udashobora kuzizana kuri table ngo tuzisandaguze tumire imira tujugunye ibyo tujugunya. Ibintu byo kudukangisha ngo nituzana bla kuba umuntu yakodesheje hoteli akaba arakwishyura amafaranga yagiye kwiba yagiye kwica ari buterateranye, hari bube kitchen pata amafaranga akaboneka, hari bube umuhura amafaranga akaboneka, ibyo ntibikureye no kubona amafaranga yawe. Naho uburyo abantu bishyura amafaranga yabo ntago ibyo bintu bikureba. Ikintu rero cyatumye manika nkasaba ijambo guhera kare, wa munyamakuru wa mbere aje yatanze igitekerezo bereka atabikosoye. So kuza hano mukazana excuses ngo hinjemo abantu batabazwe, ngo hinjemo nabo bari bagombaga kuba bafite security ku muryango. Twebwe iwacu muri Kongo utashye ubukwe utatumiwe, izina ry'Imana banakwaca ku mulango, uguma ku muryango nta gushaka kuhinjira. Hinjira dressing code, hinjira invitation. Abantu birwavuga ngo umuco wa Kongomani ngo n'ubusambo. No, nabo bagombaga kuba bafite security, bakareba amazina y'abantu babukinzwe, bakavuga ati mwinjire. Ariko kwa ko n'ikibazo cya security cyari gihari nyine nta security yari ihari, ntago babonye uburyo bimanaginga kwa ko still management is still big issue in the hotel. So rero aba bana nimukomeza kubatera amabuye ntago bakagombye kuvuga turazana izindi video nituzana ibindi twahishe. Ese mwebwe muri gutekereza yuko ibintu bya none se muragira ngo bigende gute? Izo information muzifite ni muziduhereze none turebe uko turi bubigenze. Nkura munyamakuru aje akavuga ngo barengeje umubare ibiryo ni muzizane tumenye ibyo tuvuga n'ibyo tureka. Naho nimukomeza gusa nk'ababwira ngo muceceke ntimuvuge baraceceka niwe nandi makesi araceceka. Ndasubiramo iri jambo, ntabwo dukora ibintu byiza kubera ko president yabivuze, ntabwo dukora ibintu byiza kwa Fande yahagaze akavuga ngo dutange service nziza, ntabwo dukosora ibintu kubera ko byarinze bigera ku babyeyi badushinzwe. Dukosora ibintu byiza tukakora ibintu byiza kugira ngo abana tuzabyara n'ibindi bintu turi gukora bigire uruhuririkane, bigire ireme rikomeye. Right? Twaraje hano tuvuga education, ku education yapfuye, tureba kuna abana bacu turi kubafata tukajya kubahigira amashuri outside, ari ibintu twakagombye kuba twara buildings from scratch abana bakagira ireme. Icyo cyari ikibazo cyaratambutse. Nose muragira ngo n'ikibazo cya customer care kibe nguko dukora ibintu byiza kugira ngo ejo bundi byubakirweho. Ntago dukeneye abashoramari bazana amafaranga yabo bakayatereka hariya badashobora providinga ibyo tubasaba. Ayo mafaranga bazayagumane, ntago abanyarwanda bazapfa, ntago tuzicwa n'inzara, ntago bizaba bibi. Ariko niba bashobora guprovidinga service ihwanye n'amafaranga bazana, sibyo? Umugani haza mu Nigeria, hari mu Nigeria wigeze kuzahanda turamutuka ngamwibaze haza mu Nigeria akajyana izo information akajya kuduta hanze akajya kuvuga ibi bintu byose biba ari bibi. So niba muzanya amafaranga yanyu nk'abashoramani b'aba diaspora mu bahanze, please nimukurikirane service from the A to Z, muzana amafaranga ariko muna making sure ko mu providing ibintu mwashoyemo amamiliyoni yanyu. Bitari ibyo ngibyo nta musi numwe tuzatinya kuza kuvuga ko imbere yanyu hari zahabu inyuma haboze. Ntago tuzabitinya kubera ko ibintu mukora it's a hospitality n'ubuzima bw'abantu. Ngiye birabiryo nabibonye ndavuga mbiri nshobora no kugira ikibazo. So undi umwari yavuye hano ajya mu Rwanda muraza kwamatera ko hasi. Ibi bintu se muri kugira ngo tuzabiteceke kweza ryari? Muzajya muza mubwira abantu ngo dufite amakuru, ngo dufite urundi ruhande ruzane, we threatening abantu kubabwira ngo ceceka ntagira ibyo mvuga. Niba abana barakoze amakosa, 5,000 sina amafaranga menshi umuntu hano yayafata kayabatangira cyangwa uwari wowe wese abakire hano barahari. Ariko amahoro akaboneka, services zigatangwa, ibintu bigakosorwa. Ntabwo abantu baje
tutaje hano gusenya se business y'uriya mugabo ntacyo bituma ari miliyoni 1 2 3 4 5 ugasenya ibintu by'umuntu ayo ntago ari amafaranga yatumuza gusenya hano right abantu bafite amazina akomeye hejuru ya miliyoni 5 amafaranga ushaka kumanuka ku Gisenyi ugatawe yamaze cya muri Kongo ibintu dukeneye ibintu bifite ireme bifite ibintu bizima nibakosora ibyo bakosora n'abandi bashora mari barimo hano bazashore bazaho bashora bazashore bazi ibyo bagiye gutanga n'ababifite bongere bishungure kuko customer care niyo ihatse igihugu cyacu from the scratch customer care niho dukura amafaranga aruta ahandi hose. Thank you. Yes, yeah, great point kandi urakoze cyane ubwo uvuze ukubiyemo ibyo bana n'abakobwa bavuze overall keyword iri muri kino kibazo ni customer care itagenze neza. There is no doubt shaka harabayemo icyo kibazo uko ndabona abakobwa baravuze ati management y'iri hoteli yaraturenganyije turahamagara tubura n'uwo twitaba na nyiri ubwite akuraho telefone abakobwa babivuze rwose they left with no choice usibye guta zirantuza hanze. So yeah, reka twumve Oswald umfashe ubwo uza kujampinga no kubyo Godfather yavuze kugira ngo tube fair in the middle. Yeah, go ahead. Okay, asante sana. Muri space nk'iyi abantu nka Godfather bakenewe ariko no mu ntangiro muribuka ko nabazaga ibibazo bisa nk'ichallenginga kugira ngo space ibe balanced. Kuba umuntu yavuga ibyamubayeho aramutse atabeshye icyo si ikibazo niyo byaba byandagaza bishyira ku karubanda byambika ubusa aho batamwakiriye neza icyo si ikibazo. Ikibazo cyaba igihe uhimbye hanyuma abazi ibintu bya fact checking muturebere iriya foto iriho ibiryo ku masahane ya giturage nk'ayo kwa Kankwanzi turebe kuko amafoto abantu barimo kumpa bari kumbwira ko biriya biryo ari iby'abakozi ba hotel bampaye amavideo ariho amasahane meza yiyubashye aremereye afite aka design ku muguno abankurikira kuri X @oscarkey mwajyayo ayo masahane mukayabona. Ubwo Chateau de Marara yareze tuzabona ukuri ndizera ko abakobwa babageni mu byo bavuze hatarimo ibihimbano hatarimo ibicurano. Icyo nicyo cyabari cyiza no kuvuga ibintu bitagenze neza si ikibazo kutabivuga nibyo bibi. Hanyuma ibindi nk'ibira byo kubura umuriro hari abaturanyi babo turimo kuganira bira hoteli bambwira ko ari byo kandi ko biba kenshi. Hanyuma ikirebana n'abantu b'umurengera barenze hari amakuru namenye ku cyumweru ko ba guests bagiye binjizamo n'abandi bantu cyane cyane kuri iriya pati ya white party. Yemwe hari n'ibihuha bivuga ko mu bashya binjiraga harimo n'abishyuzwaga amafaranga akajya mu maboko y'aba nyiri birori. Ibyo nabyo ni ibintu byo guperereza ntabwo mbizanye hano kugira ngo nkore speculations. Hano turi kuri space umuntu avuga yisanzuye. Hanyuma ikindi ndavuga ikintu kiri rusange mu Rwanda dufite ikibazo cya customer care, dufite ikibazo cy'abahabwa ibintu bipfuye bakabiceceka ari nabyo byorora izi business zipfuye zica n'ubukerarugendo bw'u Rwanda. Hari umusore w'inshuti yanjye igihugu akoreramo ntago ndi bukibabwire kugira ngo aho yakoreye batamumenya yanyandikiye ibintu bibabaje zikanze mbibasomere. Abantu bari kuri space ndabizi harimo n'abayobozi harimo n'abafata byemezo. Iki kintu nimutagihagurukira iki gihugu tuvuga ko turimo kubaka turimo kwibeshya tubeshya n'ahazaza hacu. Salamu brother, amahoro, Imana ibane nawe. Anyway, nari nkwandikiye kuko numvaga hari ikintu nshaka kukuganiriza pe kandi cyafasha abantu benshi. Uyu munsi niriwe mbona ibya Chateau de Marara cyangwa Chateau ya Marara, mbona biteye isoni n'agahinda kandi nge ntibyantunguye kuko last year nabaye mu Rwanda amezi 6 ariko nahavuye cyangwa nahikuye kubera ko nabonaga standards zihari tutashobokana.
arambwira ati ntuzigere uvuga amazina yanjye habe na gatoya. Ati abakire bo mu Rwanda bafite amahoteli bashaka kwinjiza, abakire bo mu Rwanda bafite amahoteli bashaka kwinjiza ntibashaka gusohora. Ntuzatungurwe no kujya muri hoteli wari uzi ko ari nziza, wasaba ikirahure cya cognac cyangwa icya champagne ukakibura. Abakoresha babwira abakozi ngo nimukoreshe ibihari. Ibi ambwira ko yazabitangaho ubuhamya igihe twamuha ikiganiro. Hanyuma ikindi arakomeza agira ati anyway, hari abana benshi bavuye mu Rwanda bajya gukorera hanze za Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Oman n'ahandi. Hospitality iteye imbere. Leta nidufashe icyura abo bana, nanjye ndimo, baduha imyanya myiza mu hoteli, urebe itandukaniro. Twarize kandi turashoboye. Gute ufata hoteli izakira abanyamahanga, manager akaba atararenga na Kibuye cyangwa basi ngo abe yarakandagiye Kenya? Uku ni ukuri. Ku bijyanye n'amakuru yandi aransaba ikiganiro, kuko aravuga ko ibi kibazo cya Visit Rwanda irakora neza, ariko abantu bakaza bakaba disappointed. So hanyuma rero ndumva nagarukiriza aho ngaho. Input yanjye yari iyi ngiyi, iyi space yari ikenewe. Harakwiye ko dukomeza tukorganizinga n'izindi. Ntabwo mpagaze ku ruhande rw'iriya Chateau Marara, amadefa yabo arahari, hamwe ntibashobora kuyahakana. Urumva ikibazo gisigaye ni ukumenya niba ibyatangajwe na ba Mackenzie harimo ibwenda exaggerations, ibicurano, ariko ni uburenganzira bwabo kuvuga aho batanyuzwe. Nanjye aho nanyuzwe ndabivuga, usibye hane nifashe, ariko hotel byaje kurangira nyibabwiye nubwo ntababwiye izina. Hari ahandi njya kuri iriya kuri la building yitwa Mick, bagira akantu kaga coffee shop, kujya kwihagarika uwishyura amafaranga yawe. Naravuze ni nyiri business ashobora kuba ari injiji. Nibwo utafata toilette ukajya wishyura buri kwezi, abakiriya bavuye bakajya bajyamo batiyishyujwe. So ni ibintu by'ubuginga, abantu bafite amafaranga ariko ubwenge buri hasi. Ndabashimiye. Banyumva? Niba turakumva. Yego. Urakoze cyane. Arakoze Sakim. Nka toilette rwose ushobora kuba washyira ari ziriya mpapuro ukoresha muri toilette, amazi ukabiyongera mu biciro bya serivisi waka abakiriya, ndetse n'amazu y'ugukodesha n'iki byose. Kari akantu ko kwishyuza toilette, uriya murongo rwose ni ibintu biri cheap, biciriritse. Iriya business yo kwishyuza amatoilette yagombye kuba hari ukuntu nyir'inzu yinjiza ayo mafaranga yo kwita kuri iyo suku no ku mpapuro bakoresha byose. Rwose nta kantu nabonye kari disgusting. Parking iyo sadepa, ariko hari naho bigomba kuba free. Ngarutse rero kuri icyo kintu cya kiriya hoteli, bari aba customers ushatse kubanenga yuko hari amakosa bakoze, audacity yo kwaka refund iri kuva hehe? Niba mu by'ukuri muri rationale yabo mu gushyira mu gaciro kwabo, ni gute bari guhangara bakaka nyiri hoteli ko basubizwa amafaranga? Ahubwo Robert Greene niwe wavuze ngo muri 48 laws of power cyangwa se 33 strategy of war, ushaka kurwanya intambara neza rimwe na rimwe wemera ikosa kugira ngo ukomeze ube umunyembaraga. Chateau Marara kuba bari guhangana bahisemo nabi, bari kwemera amakosa, wenda refund bakumvikana ukuntu bagabanya ibiciro cyangwa se bagira gute, ariko mea culpa niyo ngende kuvuga. Kuki uhangana na review? Niba ari no kwishyura influencers n'abandi ngo bamurwanirire, he is very weak person.
kandi mu Abi, by'ukuri afite umva ntabwo mpamya ko hari aba influencers bari bishyuye. simbizi njye ndi kuvuga Nta n'umwe hari abafite amakuru ubwo tufata aravuga adafite amakuru arayafite of course. Hari ubusa ko njye nyafite banyishyuye. nabonye communique ibyo yanditse, nabonye numvise Godfather, numvise kuko hari side yo kurenza capacity ndayumva kurenza capacity. Nanjye ubwo bwino abo basore bafite ndabufite, ariko se nuza ntanze intervention wumvishe ivuga nk'umuntu wishyuwe. Reka nza nkubwire n'ikirebana umva nkubwire ikindi nk'ikirebana n'amata apfuye, sibyo? Amata apfuye vraiment ari amata apfuye, umuntu utari wo muri hoteli yaho ariko wo mu yindi baturanye arambwiye ati iminsi yashize uruganda rukanawe kuruvuga rwatanze amata apfuye, natwe twayasubije ku musupplier, wasanga bo batarayasubijeyo kuko yarapfuye, birazwi Karongi yose. So nukuvuga ngo nuko abantu bashatura marara batashatse kuza kuri space bari buduha amakuru nyine aho niho nk'ubwo muri justification bari gutanga icyo kuba amata yarapfuye bagikwepera hehe. None se customer arashinjwa yuko kuba bararengeje umubare w'abantu capacity bari bumvikanye byatumye amata apfa, byatumye se bada flashinga ngo bigende. Ibyo byose hari amakosa hoteli ifite kandi irakiyubaka, turabyemera rwose. Ndetse iyi ni case iri bishobora no kugirana no muri cabinet, kuko hoteli nk'iriya yagombye kuba ifite infrastructure zihagije, harimo renewable energy, bagombye kuba bafite solar power, bagombye kuba bafite bafite gatoya nakabonye aho rwose hari incentive leta ishyiramo mu bashoramari. Dameke usa n'umutima gato nabo nini ameke muting gato. Okay, njyewe nshaka kugira ngo dukore no kuri ministeri y'ibikorwa remezo na RDB. Rwa n'umuntu wikorera of course, ariko hari incentive leta ishyiramo inyoroshya no kwankuraja no kugira gute. Bagombye kuba hari n'izo recommendation bamubwira bati ahangaha turacyafite ubuke bw'amashanyarazi, amazi kuyapampinga, kuyazamura, kugira ngo noneho nk'umuntu washyizeho iriya hoteli kuyirebera inyuma ni byiza, ariko n'imbere urumva ko hari byinshi bibura. Amashanyarazi, amazi, hari ukuntu bagombye kuba bavuga ati njyewe particulièrement ngiye ku giti cyanjye ngiye kureba ukuntu nashyira imbaraga mu kugira amashanyarazi yisubiramo akoresheje umuyaga cyangwa akoresheje izuba. Kuko niba ahangara akita inyenyeri 5 adafite ubushobozi bwo kuba ya generatinga amashanyarazi, umva ko hari byinshi biri kubura. Naya campaign twavuze ya Visit Rwanda, kandi koko ntuzari ya Karongi ni destination washyira mu muzambere mu Rwanda apari ya Kigali. So nje ndumva strategy nziza ya hoteli, ngo ndi gusoza strategy nziza ya hoteli nibavuge mutubabarire, tubijeje impinduka za vuba cyane. Murakoze. Ako kantu rwose ako kanaka. Alo Rame wamwitinze birimo gusakuza. Rameke mutinga. Oh my goodness. Okay. Umunyamategeko ahise abahamya ibyaha anabasaba gusaba imbabazi, biratangaje. Rameke wagize ngo rifaza ko host kugira ngo muri connections bidufashe. Reka dukomeze twumve El Shanto. Yeah, murakoze. Yego iminota 2 rwose. Oya kibazo. En fait, iki kiganiro nanje nakibayemo kigitangura space, ariko ikintu kibabaje nuko en fait habaye ko gujustifia ikosa ryarakozwe, ariko hari abantu bashaka kujustifia. Abe bivuze neza, there is no excuse ya bad service naho yoba ari imwe. Hari ikintu muri hospitality bavuga ngo customer is a king.
bafise igituma bayishizeho urumva kandi hariho ukuntu please ibi bintu bigenda abantu babisigura ukwavyo bikaja no ma social media mu YouTube umuntu wese akabisigura avuze ngo mfise amakuru canke numvise agashaka guharezo no kubera what happened hari ikintu baravuga ngo what happened in Las Vegas stay in Las Vegas nta excuse yo kuvuga ngo nibyahabereye ngo n'ibintu by'ibicano byahabereye umwanda wahabereye what happened in Las Vegas stay in Las Vegas niko bazungu bavyemera ugiye muri vacances Las Vegas yes what happened in Vegas stay in Las Vegas nuko bakivuga ari ukuntu bara bakivuga bongereza bo barabisigura neza nukuvuga yuko ugiye muri vacances mu mahoteli cyane cyane nk'abazungu bagenda hari ibintu byinshi bihaba ariko ntushobora kuza gusigira umuzungu kubera mwagiye mujya muri hoteli abakungu bararyamana bagira iki cyangwa bagira ibyabaye byose abanywe inzoga bagasinda ngo umuntu ace avuga ati naroze service mbi ha umuntu ace ashaka kuyisasira no ivyo sivyo ikibabaje nuko ibi bintu bibandanije gutya abantu bashatse gusasira ibyabaye believe me or not nabari abariko batanga ama service amabi muri hospitality they are not going to change ahubwo especially yo kuvuga uti bari je cyane numvise aba victime nibo bari kwisigura aba victime ubu nibo babaye mbese umu victime niwe ubari kotera amabuye bashake kuba baramuhaye service 80 20 ntibazimuhe umuntu afise droit yo kuza akavuga ati jewe naciye muri izi channel ariko izi channel zaranse rero ndabishize kuri social media yanje n'uburenganzira bwiwe kubera ko ushaka gukubita umuntu amubwira ingenarira no mpeza rero reka mbabwira ibi bintu byo guhora mbwira na Oswakim ariko navuze ngo hano yagiye kunywa cafe ngo bahora basaba ngo amahera yo kuja muri toilette Oswakim mwe muraba journalist muraba influencers kubera iki ikintu nk'ico kwa kibonye kandi uri umunyamakuru uhora ukora ibiganiro nkuko tuhora tubona mama ugwa gasabo rimwe ararimo agenda acisha mu tuntu tutagenda neza wewe hari ikintu wabikozemo cyangwa warabibonye urahora ninde wo kublaming sivya bindi ntuze bahora babwira muri libe ngo muduha makuru kw'igihe udahaye abantu makuru ku gihe hama tuzora tuza kuvuga probleme zabaye kandi kwari kuri bya ni mugana avuga ngo avoid ikintu ko kiba ukivuga none we nka Oswald ko wabonye ico kintu wagishi ico kintu hari cyo wagikoze hari kiganiro wagikoze ko bavuga ati abantu bari kubarishuza amatoilette muri Kigali turabiyamirije stop mutabikoze turabatangana hana hari byo mwakoze ha umuntu agacaka kuri space akavuga ngo bararishuza amatoilette c'est même la honte kugira ngo abantu bishuza amatoilette abantu mu Rwanda muri Kigali ikintu gihari ibintu biriko biraba ibi byose ni kubera abantu guhora jeje nyendika ndababwire experience yambaye ko 3 weeks ago abana bari bavuye Kigali bari muri Kampala bashaka gufata hotel muri Kigali ndababwira nti reka ndarabire kuri ntuze kuri online baronka hotel i Kigali muri Kanombe kuri ntuze kuri aho to booking bakerekana ngo ni 6 minutes from Kanombe airport ndababwira ni Kanombe kuri airport niho hantu hari umuji birumvikana bizoba byoroshe muzofata muvuye kubiga c'indege mufate taxi 6 minutes na hantu hafi ntabwo muzoba mugiye kuba hano kuri turayibookinga yo yitwa ngo Kigali Fantastic Apartment abantu bari Kanombe mu igogoringa yitwa Kigali Fantastic Apartment ziri ahantu inyuma yaho Havyarimana yabaga kera hariya muri iriya quartier hirya niho hari noneho baragendayo bagiyeyo kuva kuri aho gukora gushika aho bari bagiye basanga ni kuri 30 minutes babanza no kwidoga bambwira ati ko tugenda babwira ni I'm sorry ati ahantu uri kura turi muri taxi ariko tumaze 30 minutes tugenda ati bidushikayo ndabwira nti nta kuri namaze kubabookingira 3 days mwihangane mugende baragenda bifata 40 minutes barambwira ati banapoteye ndabwira mapoteye gute kandi address banayibahaye booking nayibahaye bagiye aho hantu basanga ni quartier hari za Kanombe hari ama apartment babantu barubatse ama apartment menshi bahagize ama hotel ariko nta mazina bariko barashira ku ntuze yabo
ntibashiraho izina ngo Kigali apartment barayi mbese nkikani ari bari kugira ngo bahishe ntibarihe umusoro muri RDB sinzi abantu baragenda barapotera noneho tugira imana ku munota wanyuma bapoteye barahabona bahabonye je mvugana na management ndabwira none mwebwe kuri online muvuga yuko Kigali Kigali Fantastic Apartment irahari kandi se na contact ibintu byose none bishoboka gute ko atazina ririko ngo ivyo tubigira ngo ni kubera ngo tutaratangura kumenyekanisha mu RDB ngo kugira kandi aho ngo huzuye amahoteli menshi ayo apartment menshi ni uko bakora none rero nk'ivyo je narabibonye ndabibona ntaco nabikozeko sinagiye no kugira review ndihorera ikosa ni ryande ni twebwe nkajewe mba naravuze nti aka kantu reka ndashireho na review kugira ngo nabandi baza bamenye what's going on guhora nico kibazo tuko turahura naco ariko nta justification ihari umuntu hashobora kuba victime ngo umubwire ninge narira ahubwo aba bakobwa abantu bahagire mariage vraiment jewe numva yuko n'abantu bazi kwishakamo ibisubizo kubera nimba baragiye muri izo ngorane zose bakaba baragize the best wedding avec the best picture ni vya bindi baravuga ngo uhuye n'ibibazo wishakemo ibisubizo barabikoze vraiment salute to them ariko iki kintu cyo kujustifia naho za n'ifoto ngo habereye ibi nibi gusa n'ifoto imwe twabonye imwe irashaka kujustifia ko hotel yose ishobora kuja hasi imwe nico gituma bashiraho ama review abazungu uragenda ugasema hotel review wayibona ugacuvuga uti nturaba ngo 80% bakoze uraba kandi babantu banditse akajambo kamwe don't ever go to this hotel rero twege ntitubikora mu kwandika twabikoze abantu babikoze gutya muri space ucubatera amabuye vrema no murakoze reka nkamenera yes urakoze Bahati ndashaka kubaza wewe ikiganiro akantu kamwe hari ikintu Oswakima avuze muramwirengagiza uretse gato it's okay ariko mwabyumvise ufete mwe mwamaze gufata side I'm sorry none ndashaka kubaza uretse gato ni gute abantu bakodesheje ibyumba byarangiye ari bafite ububasha bwo kwishyuza abantu baje muri hoteli ko muvuze ko bakodesheje ibyumba na breakfast bigendinze up ibintu Oswakima tubwiye aribo bari kwishyuza abantu babo baje bagomba kwishyura abatatumiwe mudusobanurire kuri icyo kintu Godfather niba fashe hotel yawe yose nkayirentinga you don't ask me what I do umwari urakoze cyane umwari ahangaha rero turashaka kumenya iyi hotel bayibukinze full uretse gato kuko hano barashaka kutubwira ngo bayibukinze ngo babukinze ibyumba ngo barangije ngo babukinga ngo na breakfast so ahangaha rero bari kuba confused eske uretse gato umwari uretse gato ihangane gato narangije ahangaha niho hari bako confused ntango mushaka kudusobanura kandi biraza kurangira abantu badafashe side eske babukinze hotel yose cyangwa babukinze ibyumba byose Oswakima kambwira ngo babukinze ibyumba gusa ngo na breakfast none Oswakima ni gute abantu bagiye kubukinga ibyumba byarangiye aribo bari kwishyuza abantu binjiye muri hotel bakabishyura amafaranga nko bidusomeye so twumvikana ikintu kimwe niba mushaka gutanga ibi bintu ahangaha muri kuza abantu bagakoresha amarangamutima mwamaze gufata abantu mubagira aba victime mwamaye ijambo uretse gato nangize umwari Bahati nawe yabaye ikiganiro twumvikane kuri iki kintu Oswakima uri kudusomera ibintu kandi ibintu Oswakima dusomeye biri kumuvuguruza ku magambo yaramaze kumbwira ko abantu bakodesheje ibyumba na breakfast arongera dusomera message ko aba bantu igihe cyageze aba bantu bakodesheje hoteli biba ngombwa ko aribo bishyuza abantu binjiye kuri hoteli bishyuzaga bande bahawe iyo autorité bishyuza bari bahindutse abakozi ba hoteli eske babishyuze kuko bari bamaze kubukinga hoteli yose ni gute abantu babukinze ibyumba byaje kurangira bari kwishyuza abantu binjiye muri hoteli nuko hoteli bari bayibukinze yose so mumaze mudushirireho umucyo aba bageni babukinze hoteli uretse gato babukinze hoteli yose cyangwa aba bantu babukinze ibyumba so ahangaha rero ntabwo muza kuducabiranya ahangaha ndababwiza ukuri nimufata abantu mukabamanika ahangaha buri muntu wese nababwiye kuri izi platform buri muntu ari kuza akagendera mu mujyo bakaza bagafata hotel bakayirundaho amakara Bahati hari message yaje ya docteur mwamanuye Rameke yambwiye ngo nyibasomere muri kumanura Bahati wanyemereye nkayisoma Rameke yaryamye
Rameka arahari. waretse okay merci Rameka arahari. niba unyemereye reka mbasomere wakwihanganye sandi wakwihanganye wose watima kamaza gasubiza Ariko Godfather reka badasubize Godfather. ariko Ramek nabigerageje byanze bati ubwo rero nawe usanze yakunaniye kwigera abantu bose amanitse ntanura urareka ikiganiro kibi cy'abantu babiri No. umwari uretse bati byihorere bati bino bintu bireke ibintu byihorere umwari fata umwanya uvuge Ramek urakoze ifo kubanza ukamyutungura first urakoze nubwo bahatiyanye ijambo bahati Ntabwo nari kwimye Keba. dufite umuntu urimo kuvuguruza ibintu twavuze byose umunsi wose. I know. Rameka arimo kubyuka asinzira byuka je birambabaza cyane Rameka urimo kubyuka usinzira arimo kubyuka Godfather araje arabivanga twagomba kumucalenginga usibye kugira ngo tumusubize kandi mutinya gupatira. Go ahead mwari. Reka musubize gato vuba Godfather kubyo yaravuze noneho mvuge na point yanjye vuba abandi babone nabo umwanya. Godfather jewe nshobora kurentinga room muri hotel nkakwishyura hotel yawe then akaba ari umushuti wanjye ari buze kurara nanjye right kuko hotel niba mbabwiye is two people umugenzi wanjye akaza akampa moitié ibyo ntabwo ari ikibazo cya hotel right ko as long as hotel niyo bakubwiye bati bafashe ibyumba byose iyo ufashe ibyumba byose bya hotel automatiquement uba warentinze hotel yose kuko nta byumba biba bisigaye right hotel bakubwiye bati yari sleep bed and breakfast ukuvuga ngo bari bemewe gukora breakfast ari ikintu nakomeje kumva abantu bose bavuga na Godfather bivuze ngo niba ngo bagomba kugura hanze no hotel imeze kuriya nukuvuga ngo hari umuntu wabivuzeho hano ugomba kuba ufite restaurant mu indani iri high standing igaburira abantu kubera iki wakora hotel ntugaburira abantu muri restaurant abantu kajya kurentinga hanze urumva it does not make sense. What type of business you are doing? Urumva icyo ni kimwe ikindi kuri kwanjye nashaka kugarukaho cyane parce que jewe mu Rwanda rwose nahuye n'ibyo bibazo byinshi cyane bihuriye aho ngaho. First of all ikibazo gihari cyane mu Rwanda usijya n'amahoteli n'abantu barentinga za apartment n'amazu sinzi ahantu bakura abafotografe bakabuhariwe baza bagafata amafoto bagashariya ariko ibyo ubona online ntabwo ari ibyo ubona. That's number one. Urumva barashaka amafaranga ariko badashobora kuguha service ingana n'ayo mafaranga. Hano Godfather wo biburaye hoteli hano ujya kwishura 300 ni Marriott winjira bagutwaza n'ivarisi bakuzana cya kintu bakurura hari n'umuvale agiye kuguparikira imodoka all these things kubera ko bazi the value of the money you are giving to them. Mu Rwanda rero barashaka amafaranga bashaka gukira but without doing anything. Ntabwo gushobora kumbwira ko wafata amafaranga yakubaka iriya shato utarabanza kugura niba aragiye kubaka shato Kibuye yarabanje gukora etude yamenye ko Kibuye nta matara haba n'ibikintu byose mbwira ukuntu wagiye kubaka shato ingana kuriya utaragura apana generator imwe generator byibura n'eshanu zizashobora gukavaringa iyo hotel yawe yose. It's called le château. Est-ce que le château you know what it is? Uza visit izindi chateau zo mu Faransa zahandi urebe c'est quoi château nukuvuga ngo ni high standing ntabwo rero ari chateau haunted one aho ubona ibisimba aho ubona ibishishi mu byo kurya it does not make sense kandi nkabona abantu mukomeza mushaka utuntu two gusobanura ngo listen we're not talking about Dr. Marara we're not talking about the Mackenzie here we're not talking about Josina and her sister we're talking about what really happened. That's where we have to keep the focus. Abana kureba ngo muri Marara rwose ngo no Marara business ye ntabwo ari nzima ntibatanga service nzima point et trait. There is no more explanation. Aba bana sizo umuntu yavuze ngo bishe ngo 60 million niba ari 60 million ashobora kunarenga kuko bagiye kwifashisha batumiza ibintu bivi Kigali ama generator ayose na amafaranga batanze extra kandi at the last minute everybody knows yuko wishyura amafaranga menshi. Niba umpamagaye ngo ati nkeneye generator ubona niba nayikodeshaga 100 ndayikodesha 500 because ni ibintu biri ija ayo mafaranga yose niba barishe 50 bakarenzaho n'ayandi. Do you think it's a joke? Do you think yuko ari ibintu byo kureba mugashaka gushaka mutuntu tu explication dafite umutwe n'amaguru? Really? Umva they felt ngiye ndababwira ngo my own experience njya mu Rwanda muri 2023 first of all na bookinze online mbona appartement zimeze mbona ari hasirenze n'iziburayi
ngeze muri apartment asanga mire zose ziratose imidita ahantu hose ndamubwira umuntu I cannot sleep here thank God ntiyari yanyishuje mbere ibaza njya muri stress narayengeze i Kigali njya muri stress yo gushaka ahantu ndi burare iyo joro mu gitondo nkashaka abakomisiyoneri bakajya gushakisha ahandi okay abakomisiyoneri baraje baramfashije nshakisha ahandi hantu ndahabonye uwo mugabo akibona izo apartment nta nubwo apartment irimo n'abandi bantu ikintu cya mbere babonye ko babonye ko mvuye hanze barambwira bati it's $1,000 tutamanura tutaduza whatever ndabwira okay nta kibazo ko jewe ndakwishura ariko yuha nawe ugomba kumpa ibyo wemere ko ugomba kumpa iyo apartment naribwe nibwa ibintu bifite valeur njya kubirega muri polisi wherever umukozi wari wanyimuye baramufata ariko for some reason nkajya mpamagara muri ribe kugira ngo nkore suivi bakambwira bati tuzakubwira kugeza 2 days before yuko ntaha njya kwishakira umushinjacyaha wherever bakora naragiye muri ribe ndabwira umva ntabwo ndi bujye muri ribe mbwira ikirego cyanjye cyagiye kwanza ninda kuko naje kumenya yuko unyiri inzu yagiye agafunguza umukozi we without telling me nta n'umuntu umwe wampamagaye ngo nambwiye naragiye ndagenda ngera ahantu Nyarutarama ahantu baba abashinjacyaha nsanga uwari ufite dosi ndamugera imbere ndamubwira what happened here arambwira ngo urumva ngo twaje gusanga gushaka kuba atari we yibye ngo ndambwira se ibyo nuko wabibonye warampamagaye ngiye wareze ngumbwire ngo ibintu byageze gutya na gutya ngiye gutasiga iminsi 2 mutegereje ko ntaha se ikesi gafungwa what really I really want kuko numva nayo SSR ko jewe I don't like those type of things arambwira ati oya abantu bari muri biro umugore wicaye muri biro iruhande rwe akajya ambwira ngo ariko ntabwo ari ngombwa ngo kurakara ngo uvuga gutya namubwira mad umva nishaka ndana screaming hano please don't even get involved kuko we ntabwo urimo indara ibyo birarangira ubwo byabaye ngombwa ko niyongeza 5 days ndamubwira ubwo urumva no kuvuga ngo nyirayo ndaraje ndamufesinga ndamubwira really ukagenda mugakuzamo umuntu ntubwire naribwe arangije arambwira ngo listen ngo aba diaspora nta mafaranga mwa mufite ngo muraza hano ngo mugashaka kwambura abantu I was like what uyu muntu iri jambo aribwe cyangwa ndarose ariko ndamubwira okay nta kibazo ariko ku mutima ndavuga nta mafaranga dufite but I paid you $1,000 cash right there kandi warayafashe ntabwo mbereyemo ubuntu ariko ndamwihorera nuko harambwira ngo izi rero ngo 5 days zisigaye normal nk'umuntu uri gukora service naribwe ahubwo hari byinshi ntagiyemo mu nzu nafunguraga frigo mfite abashitsi nkabona ibinyenzi biruka nkafunga vuba nkavuga my god abantu barabona ati kuko appartement yo it was beautiful inside ukuntu yubatse neza ariko ugasanga hari utuntu bakampamagara ngo gazi yashize kiyena ngo njyaho ngaho none sindi ndoyitekesheje ngo we don't know ngo maybe donc utuntu ngutwo twaba ariko ntatwihorera ndavuga it's okay arangije kumbwira gutyo byarambabaje ibaza umuntu ukubwira gutyo naye ndamubwira you know what ngiyewe ndakwereka ko waje muri bisi yako je navukiye mu mujyi I'll show you I told my friend mushuti wanjye aramuhamagara mu gitondo ati bite ati ni afande bimeze bite umuntu wabaho ngaho ko mwamuringanyije ati ndashaka kuzamura iyi dossier kandi the guy ifa kureba afande I'm so sorry nukuri umuntu nukuri yarenganye koko vraiment nukuri ahubwo ndakwinginze uze kumusabira imbabazi tureba ahantu tujya dufata akantu umusaba imbabazi rwose umva niyo misi asigaye ngewe ntabwo nshaka ko ayishyura but that's what he told me ngiye arambwiye mu maso yanjye gutya arambwira ngo twaba diaspora ngo turabajura you know what I mean izo 5 days gwafande my friend is way far to be an afande ariko yarabyemeye you know what I mean kubera yumva yuko ari ibintu bije ariko reba izo maguye zose ziba noneho ubwo no kuvuga ngo jewe iyo nza nkabivuga hano nkari kuntera amabuye wati no umwari reka turebe neza hari ubwo ashobora kuba no I have the receipt I paid aba bana barishyushye baraza kuvisita mbere babibasobanuriye babereka ibiryo bazabaha abatari ibyo babaha iyo ni fraud igaragara rero oriyo ko abantu bose babwiye Belize abantu bose babwiye hano oriyo ko muvugira ngo kuko ikintu nabonye mu banyarwanda ikibazo twifitemo sometimes it's not about even the problem sometimes if we feel a type of way n'umuntu ikintu cyose uwo muntu avuze we not gonna even listen directement ibibazo no guys ibyo bintu tuzabireke ikintu cyitwa empathy muri tw'abanyarwanda it's a big problem and we should have it
if we want to build this country, Merci beaucoup. we have to have that empathy. So ibyo rero ikintu cyanzamwe cyane cyane kimbabaje ni ukubona ko mu bintu byose abana bavuze hakaba hagikomeza kuza abantu bazamuka bafite nta dosiye nta prove nta kintu na kimwe ufite kivuga cyerekana ibyo bintu kuvuga. Of course bo bazaza kwisobanura. What do you think they're gonna tell you? Oswaki you say ngo bavuze ngo aya masana y'abakozi, of course bazatanga ibisobanura byose, ariko ibyo ntabwo ari byo byangombwa. Niba koko Dr. Marara ashaka ko iriya hoteli yiwe izaba icyitegererezo, he needs to listen to all these things akamakinga sure ko abantu babivuze hano ayaringa hari abana benshi bize hospitality mu Rwanda babishoboye, ayaringa abantu atanga ayo mafaranga. Iyo wemveshijemo amafaranga n'ubundi nawe urayagarura pare, ariko ntabwo uzabugira service mbi gutya abantu bose baza ari ibibazo na ya mafaranga washakaga yose uzayatanga mu ndishyi z'akababaro wishyura abantu. Merci beaucoup. Yeah. Okay. Zitatira Arameka kandi ko guhita magarika is no good. Cyo ubaha abantu bakuru. ntago ari byiza. akora rameke wamyukiza irasakuza we rameke Irasakuza cyane kuza kubisakurisha nyine. Reka twumve Nzitatira, hari ubutumwa bari batanze kugira ngo Nzitatira busome. okay Nzitatira wasoma ubwo butumwa. Nzitatira ubuni yaryamira. Reka twumve Nzitatira urahari Sunday. So reka mwandikire mu gikari ubwo Damien abavuga nako cyo papa Damien abaza ko cyo papa sava ngewe ntabwo ndi muhagarare mwiriwe neza mwiriwe bo icyo ndi buvuge wenda nabuze bikwandikira waza bikurikira icyo nsaba abantu bari hano n'abatanga ibitekerezo service mbi ishobora gutangwa na hoteli cyangwa na bar cyangwa na ahantu ari hose mu gihugu ntibi affecte izindi nzego cyangwa ibindi bikorwa bisanzwe biba mu gihugu. Urugero mbahaye none umunyamakuru mu kanya yaravuze ngo hari abashoramari bari mu gihugu ariko batararenga umutaro, batararengana yakoresha n'ijambo ritakwiye ko bafite amafaranga ariko barimo n'ubujiji. Iryo jambo ntabwo bikwiye, ni ukuvuga ngo tujye tugira ibitekerezo dutanga ariko byubaka bifasha abandi kumva neza igitekerezo cy'umuntu. Nibi byaba byiza. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, service yatanzwe muyibaze umushoramari washoramari mu gihugu cye kandi yahisemo cyangwa se n'umunyamahanga, uburyo yakoresheje bwaba mu mitekerereze ye, byaba plan yabishizemo imbaraga cyangwa nizo banki zamuhaye amafaranga, service zabaye mbi ntizicire business y'umuntu. Ibyo bintu nabyo mu byubahe kandi mugire agaciro ku imbaraga z'umuntu yashize ku bintu nk'ibi ngibi. Uyu muntu ashoye amafaranga no kuriya ashobora no kuzasaza ataragarura ikintu na kimwe, ariko akabisigira generation na generation zizabizamukiraho zikagera ku ntego. So please tutange ibitekerezo, tugaye ariko tunafashe societe n'abashoramari kubahumuriza ko nabo tubafite ku mutima. Murakarama, mugize neza. urakoze abagabo make meza rwose. Papi 2 minutes nawe urasa ku ntego. Papi urahari? Yego ndahari. Go ahead. Ndakumva noneho. Urakoze. Hari ikiganiro gikurikiranye nageze hano kandi ntatangira nyuma ariko nagereza uri kuvugira kure biri kuvuga bicika. Ndimo ndavuga yes, ndimo ndavuga nti ikiganiro cya nubwo kitatangiye mpari ariko numvishije byinshi uko nageze hano, hari n'uri gutanga ubuhamya mu bari bahari, ariko hari ikintu nanjye nshaka kungamo mu cyo Damien amaze kuvuga nanakomerezaho gutanga igitekerezo cyanjye. Sinzi impamvu ubundi ibintu byakabaye biza kwica business yose, kuko impamvu mbivuga njye nari nabanje kugira ikibazo cyo kuvuga kuri video
amafoto bagaragaje y'amasahani y'ibiryo dufite izindi video ku ruhande ngira mbanza kugira ngo wenda umuntu wazimpaye kandi uri muri biriya bice bya Kibuye ngira ngo wenda yaba ari kumpa amakuru atariyo mu by'ukuri aba bantu nubwo Godfather yabivuze nkaba ndi kumva abantu bahise ko baza bakamwifatiraho ngo aje ari gusenya ngo abarenganijwe. Hari ibintu bibiri turi kwitiranya. Umuntu wa mbere wavuze ngo yagombye ko yaraguze generator nk'icumi ndagira nkubwire ngo na stade hano mu Rwanda ishobora kuba papi network ko mwari mu mitindese. Oya komeza papi oui komeza ntabwo ndi kumva komeza. Yes, nari ndimo ndi kuvuga navuga nti na stade ishobora kubura umuriro. So wenda ikindi ntago umuntu ashobora kuvuga ngo yafashe hoteli yose. Wibuke ko iyo ufashe hoteli yose biba bisobanuye ko ufashe na services zayo zose. Niba umuntu ashobora kubukinga amashambre ntabwo uwo muntu yafashe hoteli yose mu by'ukuri. Yego yaje yishyuye ibyumba ariko ntabwo yishyuye hoteli yose kuko kwishyura hoteli yose ni ikindi uvuga ngo uvuze ko uprovidinga services zose ngaho ariko niba harajemo byuko bagiye kugura ibiryo hanze ni icyumvikanisha yuko babukinze hoteli yose ariko batishyuye serivisi zose zigomba gukorerwa muri hoteli. So kubijyanye rero no kuba umuntu ashobora kuza aha njyewe ntabwo ndemeranywa n'ababivuze pe. Hano mu Rwanda ntabwo ari uko serivisi zigenda neza cyane muri hospitality ntabwo serivisi zigenda neza 100%, ariko nanone kuba umuntu hano muhari abantu benshi mwumvishije mwahise ko mufata nk'aho mugomba kurimbura izina marara muri aba diaspora kandi mushobora kuba bamwe mukora business mu Rwanda. Ese abakozi banyu bakora amakosa natwe tuzajyana duto duhindanya izina cyangwa tuzanyure muri procedure tugende tugaragaze muri RDB ni iki kitagenda neza ni ibiki bidakorwa neza kugira ngo noneho wowe Owena izina ntiririmbuke ahubwo ubibone nk'ubujyanama ukureho babandi bari gutanga serivisi mbi muri institution yawe uzane abatanga serivisi nziza kugira ngo bikomeze bibe creative. Hano mu Rwanda dufite ikibazo cy'akazi mesheri zami kuza ugasenya hoteli nk'iriya urabugiye okay RDB igiye kavuga ati byabaye too much kubera ukuntu mwabikuririje hano ikagenda igafungira hoteli. Tekereza abantu barya babayeho kubera iya hoteli, abantu bari kubashyira mu bushomeri bari barimo. Icyo ngicyo cyaba ari ikibazo. ariko papiyasi ubu kweri birakwiriye kandi biratunganye ko abantu bavuga serivisi mbi bahawe hanyuma ngo baceceke ngo batazagira abantu birukanwa. Ubu birakwiriye biratunganye ko abantu twicarana tukumva iyo opinion. Buretse gato papiyasi ubu kweri iyo n'inzego zisanzwe zikuriye zisanzwe zituyobora zivuga ziti nimuhabwa serivisi mbi mujye mubivuga kugira ngo serivisi ibe nziza. Ubirakwiriye ko uhangara n'akamero ukavuga gutyo, birababaje. Ntabwo bikwiriye n'ukuri kw'Imana kandi ntuzasubire, ntabwo bikwiriye. N'abandi bantu bumvireho nta justification n'imwe ishoboka igihe wahaye umuntu service mbi. Niba nigeze no kubyumva namaze umwanya ntari hano nzasanga abantu mubivugaho, ariko reka nanjye nsingire mikoro gatoya ngire igitekerezo ntangaho gatoya. Ubu kweri niba izindi hoteli zemera ko zahawe amata bagasanga amata afite ikibazo zikayasubiza, iyo hoteli yo ntiyasubize ikayasavinga abaturage, birakwiriye yuko iyo hoteli izi kabisobanura ngo bahawe amata yapfuye. Kuki izindi zayasubije yo ntiyasubize kandi ko bari babizi? Ubwo birakwiriye ko duhangara n'akamero n'abantu b'abagabo bangana batya tugashaka guha igisobanuro kuba abantu bavuga ko bakiriwe nabi. Kubera iki buri gihe iyo umuntu aza gusobanura ikibi yahuye nacyo dushaka kumwumvisha yuko
ngo hari ibindi bintu agiye ngo kwangiza no kwica no kurenganya. Ndashaka kwibaza nk'ikibazo, mwese muri abantu b'abagabo hano, muri n'abandi muri n'abadamu, ubu birakwiriye kandi biratunganye ko twicara rwose. Ntago sinifuza ko iyo hoteli ikinga, nta n'ubushobozi mbifitiye. Dr Marara sinamuzi, sinzi ko tuzanamenyana, gusa ni umunyarwanda mugenzi wanjye twanamenyana. Ari abakoramo batanze service mbi simbazi, sinenda no kubamenya, ariko n'abantu bagenzi banjye tuzamenyana. Ari n'aba bahawe service mbi simbazi, tunahuye mu muhanda sinamenya ko ari bo, gusa wenda tuzamenya cyangwa ndi tunamenyane, nta kindi gikurikira. Ariko reka twibaze ikintu, birakwiriye ko umuntu ahabwa service mbi yaza gutaka avuga service mbi yahawe, tugahaguruka n'akamero kacu uko tungana dutya tukaza kubishakira igisobanuro? Kweri ubu Papiyasi cyangwa se n'abandi, wenda ndeke kuko utagira ngo nakwibasiye inshuti yanjye, urabizi ko nta kibazo tujya tugirana. Ndagira ngo nibaze, birakwiriye ko twicara rwose tugashaka igisobanuro cy'umuntu uvuga ko yahawe service mbi. Iyo hoteli yagakwiye kuba yarahagurutse igatanga icyo kibazo mbere yuko iza kuba iri mukuri, ibizi ko iri mukuri. Yagakwiye kuba yarahagurutse igatanga icyo kibazo ikagitangaza mbere yuko abahawe service mbi babivuga. Impamvu baje nyuma ni impamvu wenda ntafiteho ubushobozi bwo gusobanura. Ikindi cya kabiri, ni icya gatatu, icya mbere navuze ko batanze amata ngo atagize. Ikindi ubwo ni icya gatatu, ibyo kurya ngo biri hariya ku masahane ngo nibyo abakozi, ngo okay, ubwo abakozi nabo sinzi nimba aribo barya biriya, nabyo ni ikindi cyo kwibaza. Ariko ntago bikwiriye ko umuntu ahaguruka akaza ahangaha kuri social media akavuga ikibazo. Ese ubundi biterwa n'iki kuba iyo umuntu atangiye kuvuga service mbi yahuye nayo, hari abantu some elements bahaguruka bagahagarara? Sinarimwe si kabiri no ku bindi bibazo byagiye biba, hari ama element akunda guhaguruka agahagarara akabuza abantu kuvuga ngo ibitagenda, kuvuga icyo service mbi itagenda yahawe. Service mbi, umuntu arimo aravuga service mbi nkaho twakamwumvise. Ubundi buri gihe nta na rimwe victime ukwiye kumuha inama z'uko akwiye kwitwara avuga agahinda yahuye nako. Ni igitangaza, ntangiye kujya mbibona ubu ngubu, kera ntago byahozeho, ntangiye kubibona ubu ngubu, aho umuntu atangira gutaka avuga ngo byagenze gutya, abantu bagahaguruka n'akamero kabo bagatinyuka, abantu bagatinyuka. Nabibonye kare no muri comments, nibonye no muri comments kare, wa mukobwa witwa Justin yarimo avuga kuri service mbi yahawe, abana barahaguruka niyo nka barya aho ngaho baratangira. Ariko birakwiriye ko dufata umuntu uzavuga ikibazo yahuye nacyo tukambwira ngo ntabwo ukwiye kubivuga gutya, ukwiye kubivuga gutya. Ejo twebwe nituramuka duhuye n'icyo kibazo tuzasaba ubuvugizi dute? Nta kibazo mfitanye na n'iriya hoteli. N'ejo bundi narahanyuze, ntago ndajyamo na rimwe, ariko n'ejo bundi narahanyuze, nta kibazo ngirana nayo, nta n'ikintu ntekereza ko nta na kimwe. Ariko ntibikwiye kuvuga ko umuntu ahaguruka avuga ngo nahawe service mbi muri hoteli runaka, ngo mbona abantu muri comment bajya kwandika ngo ntago bakwiye kubivuga, ngo ugiye gutuma ngo abantu hanyuma twemera abantu bakire service mbi kugira ngo dukurure abantu bubaka amahoteli. Twimakaze service mbi rwose, ntagire ubivugaho ngo kugira ngo atagira abantu birukanwa. Ahubwo niba jewe nabahaye urugero, mu minsi yashize nari ahantu n'umwe mu bantu bari muri Nyampinga mu myaka yagiye ishira, twari ahantu kuri hoteli hano muri Kigali. Sinzi uko twaganiriye ku bintu bya hoteli, aho twari turi tuvuga ko ari heza gutyo. Hanyuma arambwira atari ko gisa n'intwari, ndi Karame, ati hari hoteli mperutseho. Ndavuga nti iyihese? Arayimbwira ati iba muri West Province. Ndavuga nuke iba mu burengerazuba. Okay, arayimbwira ntese byagenze bite? Ati niho hantu nabonye abantu, niho hambere nabonye abantu b'abakozi bakwiye guhindurwa akajyana y'abandi bantu, ku buryo n'undi muntu uje kuhagera aza akabona service nziza. Nambwa ati nabonye hoteli ifite abantu batari qualified. Ndavuga ntuke turijoro gatoya service turaho dukora ibyo twakoraga n'abandi bantu, bigiye nko kurangira sinzi umuntu wakoze akantu keza gukora muri bano. Hari abakobwa bakora muri hoteli bano
harimo n'abasore ubona baba bambaye amayiniforume bazana ibyo bagomba guha abantu, sinibuka n'ukuntu babita, sinabyibuka, sinabizi ariko abawitazi yes, abo ngabo bano bana batoya b'urubyiruko baba basavinga mu mahoteli kandi bakora n'umurimo ukomeye cyane, umurimo mwiza dukunda kandi tunubaha. Araza sinzi ikintu yakoze cyiza ahita avuga ngo ntureba uyu wamujyana Karongi. Ntabwo turi kuvuga ibi ngibi hatagira udufata ngo atwambike, ntituvuga ibi nk'abantu barimo batekereza ikintu kibi. Ntabwo dufashe amasaha dufite umutima mubi kuri iyi hoteli, dufashe uyu mwanya tugira ngo serivisi zihinduke, batange serivisi nziza, aho kugira ngo ejo hazabe haza abanya-Nigeria cyangwa se abanya-Amerika bazaze bahabwe serivisi mbi ku bakozi tubizi neza yuko batari qualified, bazaze bahabwe serivisi mbi ngo dutinye kubivuga ngo kugira ngo batirukanwa. Ntabwo dushaka ngo birukanwa, ariko nibazamura urwego. Ntabwo ndi kubivuga kugira ngo ahubwo turavuga ngo ni ku neza y'iyi hoteli, ni umutima mwiza dufitiye iyi hoteli, ni umutima mwiza dufitiye serivisi ku rwego rw'igihugu. Iki gihugu mureba kibeshejweho na serivisi abanyarwanda batanga. Turifuza ngo hoteli sinabizi, mbona ari inzu yera iba hariya ku kiyaga. Abantu bakora muri iriya nzu, muri iriya hoteli, badufashe batange serivisi nziza kugira ngo ejo byibura tuzabona abantu batangiye kuza bishimiye serivisi zihari, bakira abanyamerika, bakira abavuye i Bujumbura, bakira abavuye sinabizi, ariko byibura tubone serivisi zabaye nziza. Ntabwo tubivuga ngo uko twanze hoteli, ariko reka mbabaza, uyu munsi ubonye umuntu urimo gutanga serivisi mbi ubizi neza ko bishobora kuzagira impact mu gihe kirekire, ukanga kubivuga bikagira ingaruka, ngo bitagira ingaruka hakagira abantu birukanwa, ubwo turisike serivisi nziza ku rwego ruri national, ku rwego ruzakira abanyamahanga bazaza, ngo kugira ngo tutabivuga ngo uyu munsi bakirukanwa. Ubu ngumba nabumvise space banayumvise, ndimo nkora nk'uturimo nkumva nkakurikirana ibitekerezo abantu barimo gutanga nkabyumva, nagize nkavuga ntariko ubu tujye tubona ikitagenda tugiceceke ngo kugira ngo tudakoma rutendere. Twicare turebere rwose ikintu kitagenda neza tukihorere. Uya mumbwire space nyifunge, mumbwire space nyifunge, mwafungura n'iyindi maze noneho mukabisigiriza mukabigira byiza, nyifunge rwose. Niba ari byo mushaka ko tuzaduceceka, service mbi tukayihorera kugira ngo hatagira umuntu ntidushaka ngo yirukanwe nazamura urwego. Birakwiriye ko umuntu akubwira ngo mpanagurira amazi ahangaha ariko kazushinzwe bwa ngo ndumva ntabyo nshaka. Ibyo nabyo ngo tubyumve tubyihorere. Bahati mumbabarire gatoya, mumaze amasaha nk'atandatu muvuga, nari natujeho gatoya rutuntu nari ndimo, ariko ubu ndabohotse. Ndagira ngo mumbwire birakwiriye kandi biratunganye ko tubona ikitagenda neza tukagiceceka. Iyi business ari yawe, wakwishimira kugira umukozi utanga serivisi mbi, warangiza ugasanga umuntu yaramucecetse ntiyamuvuze ngo kugira ngo bikarendo bikakwicira brand. Hari hoteli tuzizafunze hano ahazi hose zirahari, hari n'indi ba munsi y'ibita ahantu usa numanuka uvuye ahantu hari banke imwe yahoze yaguzwe n'abanyakenya, yahoze ari y'abaturage. Ubwo nabyo mbivuze nka ya magi babiteke umureti cyangwa bitogose. Zaragiye zifunga, zarashize. Kubera iki? Serivisi iraba mbi, murabiceceka ngo ntimushaka kubivuga atagira wirukanwa, ngo ubivuze ngo ari kuba. Reka mbabwire, ntago nirengagije ko Dr. Nyakubahwa Dr. Marara yakoze investment ikomeye hari jewe ntarakora, ariko nanone ntibivuze ko niba arakoze iyo investment umuntu agiye akakirwa nabi ngo tubicece kuko ngo yakoze investment y'amamiliyaride ntago bibaho. Yakoze investment nziza ikenewe, ikunzwe, turayikunda cyane. Yewe ushaka no gusanga n'utekereza yuko yavugira hoteli atandusha gukunda iriya hoteli, ataranayigeramo, ahari wenda agenda arayigezemo, ahari wenda atanandusha gukunda uriya mugabo, ahari wenda atanaziranye n'uriya mugabo nkuko tuziranye. Ariko ndatekereza tuvuge ngo birakwiriye ko mubona ikintu kibi mukakivuga ku neza. Aba bana ngo bagerageje gukontaktinga iyi hoteli kugira ngo babanze babikore anonymously, ariko nta kintu babonye. Abana babivugiye aha, nubwo hari ikosa baba bahakoreye ntabwo ri justifying. Nubwo hari ikosa baba bakoze ntiri justifying ko bagomba guhabwa service mbi ngo nibarangiza baceceke ngo batavuga ngo bagakoma rutendere ngo hakagira abantu birukanwa. So ubwo nagira ngo mvuge hicyo
kandi ubwo nizere ko byumvikanye neza. Whether you like it or not, that's my opinion, nawe ugomba kugira iyawe. Reka twumve Bahati Mbabarira, nyihanganira abari gutanga umwanya kuko ntabwo nshaka ko wari umuntu uza kuvugira mu bandi bantu. Abantu bafite umwanya benshi bavuze, batanze ibitekerezo, tugiye kumva n'abandi batavuze kuko nta kindi gisheshe tugiye kumva gituruka mu bantu bafashe umwanya uhagije. Tugiye gufata abantu batari bavuze. Hari Gatete utaravuga, nshaka kumwumva. Reka twumve Gatete. Nshaka kumwumva yawe. Go ahead, Mr. Gatete. Murakoze. Okay, go ahead. Allo? Turakumva Gatete. First of all, njyewe ikinshimishije nuko kuba twicaye hano turi abantu barenze igihumbi turimo kuvuga ku kibazo nk'iki ngiki, ni ukuvuga ko twese cyatugezemo, twashishikajwe buriya ikintu ngomba kubabwira muri DPRS ya kabiri bavugaga ngo bakanguriraga abantu bafite serivisi batanga kuzatanga serivisi nziza. Muri NST baravuga oya, ahubwo turambiwe gukangurira abantu batanga serivisi gutanga serivisi nziza, ahubwo dukanguriye abazisaba kwanga serivisi mbi. So ubu ngubu turi muri phase yuko nuhabwa serivisi mbi ugomba kuyanga, kandi umuryango utazimuye urazima. Rwose ni umuco mwiza wo kuba niba wahuye na serivisi mbi ugomba kubivuga, ni byiza, ni umuco mwiza rwose. Ibyo bavuze kare, iyo point sinyivugaho, niyo Rameke yavugagaho, rwose ni point nziza. Tugomba, ni umuco mwiza, niduhura na serivisi mbi tugomba kuyivuga kugira ngo abantu bazamure serivisi. Burya kuzamura serivisi ntabwo bijya birangira. Nta hoteli nimwe mu Rwanda cyangwa ku isi idashobora kongera serivisi zayo zikaba nziza kurushaho, icyo cyumvikanye. Ariko ikindi nashaka kuvugaho nuko kuba wavuze serivisi ko wahawe serivisi mbi no kuba wabeshye biratandukanye. Kandi ukabeshya umunsi ukira abantu bakaza gutanga, umuntu yavuze ko yahawe serivisi mbi ariko ntabwo amafoto yashyizeho ari ukuri, kandi abandi bose bari bafite ukuri cyangwa batagufi. Abari bari aho bose nta n'umwe wambwiye atari kuburetse nibyo twahawe serivisi mbi. Serivisi mbi nge numvise kugeza kuri uyu munota ni serivisi ya generator yarazimye, habura indi yisimbura. Usibye ibyo, udusimba iyo ugiye ku kiyaga ugasiga umuryango ukinguye cyangwa idirishya rikinguye, turiya dusimba turinjira. Ntabwo ari imibu ngo izagutera malaria, ni udusimba tuba hafi y'amazi. Iriya hoteli nubwo yashyiraho utuyunguruzo, umuryango iyo bawukinguye binjira, turiya dusimba tujyaho. Ikintu kibi bakoze mbona nuko bari bafite generator itarimo wenda amavuta cyangwa yari idakora. Niyo serivisi numvise. Ibyifunguro ntago ari ukuri, kubera ko ifunguro ryahawe aba patrons bahageze ritandukanye n'iryo bashyize ku mafoto. Abashyize ku mafoto iyo funguro bari bagamije, muri iyi minsi basigaye babyita ngo ni ugutwika, ariko kera babyitaga ngo Abanyarwanda bakunda byacitse. So when you complain, but complain in good faith. Complaining ufite umugambi wo gutuma ibintu bigenda neza. Complaining ushaka byacitse. Kandi noneho washaka byacitse ukagira abantu nk'ijana. Iyo umuntu complain akavuga ati twajyana mu hoteli, generator irapfa, biba ngombwa ko dushaka iyacu, ntabwo twari kuba turimo tubivugaho hano. Ariko kugira ngo tubivugeho hano, yashizeho ibiryo by'abakozi bakunda kurya ibyo mu rugo. Wenda nubwo mureba ku mafoto bidasa neza, ushobora gusanga ari imboga zisanzwe n'ibijumba wenda cyangwa n'amateke, ari byo bakozi bakunda kwirira, ariko bigira nkaho ari byo bahaye aba patrons. Ibyo rero ayo nayo ni amakosa. Ibyo ni ukubeshya. Rero turaza kugaruka ku kibazo, ntiduhindure goalpost, kubera ko goalpost ya mbere yari ibiryo byari bibi. Baravuga ati ibiryo ntabwo ari ibyo, barangije bavuga ngo amandazi arahenda, baravuga ngo ntabwo yari ibyo. Undi aravuga ngo ni insects zinjiye mu nzu, atari ko ntabwo ari ibyo. Undi atari ko ni generator yapfuye. Muri ibyo byose icyo nasanze nabonye ikosa ryabaye nuko generator, ntabwo ngiye kwibanda ku byo aba patrons abari bahakoreye ibirori, ibyo
ibyo banegoshetinze by'amafaranga ibiki ntabwo ngiye kubijyamo, ntabwo hano turi mu rubanza, turimo turatanga ibitekerezo. Icyo gihe mbona nuko icya mbere ni umuco mwiza kunenga mu Rwanda ni umuco dukanguriwe twese, serivisi zaba iza leta zaba iziri private. Nanjye nuza muri kabine yanjye uwo ari we wese naguha serivisi mbi ugomba kunenga, ariko ukanenga in good faith. Nicyo cyanzanya hano, ukanenga ugamije kubaka, ukanenga uvugisha ukuri. Niba umuntu ibyo uvuga byose waba uri wararenganye, ntago kurengana kwawe ugomba gukabya kugira ngo bikurure abantu benshi, bitume abantu babyumva. Ntago ni umuco mubi, kandi noneho umwe yakabya undi wari uhari namubwira ati ariko genda gake, ntago ariko byagenze, yego twabase generator yarapfuye tuburindi, icyo ni ikibazo bagomba kugikemura, ariko ntubeshye ntago ibyo twafunguye na ifunguro ntago ari icyo. So ibyo ngibyo so icyo nifuza, igihugu ni cyacu twese, abagiye hariya gusaba serivisi ni abacu, uwafunguye hoteli nawe ni uwacu, hoteli nayo ni iyacu. Serivisi zo kuri hoteli zigomba kugenda neza kugira ngo zitubonere zibe nziza kuri twese, kandi natwe tugiye gusaba serivisi, natwe hoteli iriya turashaka ko itera imbere, igahabana akazi, igateza igihugu imbere, nabyo ni byiza. Kubera izo mpamvu rero tugomba kuba tuzajya twitwara nkaho turi abantu, ibintu byose ni ibyacu, turi umuryango umwe, turi abantu bamwe, tugomba kunenga twubaka uwo muco. Urumva ibi bintu byo kuba tuganira gutya ni byiza, nubwo iyi sijita itari sijikomeye, biragahoraho ko abanyarwanda tuzajya tuba dushishikazwe n'utubazo tworoshye nk'utu, kubera ko ni ukuvuga ko igihugu cyacu kiri mu mahoro no mu mutuzo, ibindi bibazo byose bidateye ikibazo ni byiza. Ariko n'iki kibazo cyo kunenga ibi ni cyiza, ariko tugomba kubikora mu buryo bwubaka, tukibuka ko abagiye gusaba serivisi hariya bakeneye serivisi iboneye, bakishyura amafaranga anganye na serivisi yabo, ariko tukanibuka ko n'umushoramari yari afite amafaranga mu gihugu cy'amahanga yari kuzainvestinga aho, nawe yaje hano kuduteza imbere, nkuko natwe n'abagiye aho kuri hoteli nabo bagiye hariya kumuteza imbere. So icyo nashaka kuvuga ntizimbye mu magambo, kunenga n'umuco mwiza, ndawukangurira abantu bose bari kuri platform, ariko tugomba kunenga twubaka, kubera ko byose ni ibyacu, kandi tukirinda kubeshya no gukabya, kubera ko ntabwo ibyo ubu utari kirimo kubaka, ubushaka byacitse, ubushaka gutwika quote and quote, ubushaka gukabya, gushyushya urugamba. Ibyo rero ntabwo, nyamara Marara niba yarimo yumva ibi bintu, umuntu iyo avuga ati ariko twagiye hariya generator igapfa tukabura indi, kuki uwo muco ni mubi mu bihindure? Niba Marara yabyumvise ibyo, ntekereza ko yahise akangurira kujya kugura indi generator. Ariko niba numuha feedback warangiza ugakabya ukabeshya, you are lost on your feedback is lost on him. Ntago bakikumva, ntago mba mukirimo kuganira, ntago avuga turiya muntu ntago ashaka kunenga kugira ngo ibintu byanjye bitera imbere, ahubwo uriya muntu aranyanga, ahubwo uriya muntu aromutumya, ahubwo uriya muntu yari ruswa, ahubwo uriya muntu, noneho agatangira ya feedback ukabwira umuntu utakiri kukumva, kubera ko yabonye ko utaje ugamije guteza imbere ibintu, ahubwo waje ukeneye gusenya. So ibyo ngibyo nibyo nashaka kuvuga, tumenye guhugurana, gutezana imbere, kugishana inama, ariko tugambiriye kubaka, tutagambiriye byacitse, tutagambiriye gusenyana, tutagambiriye gutwika ngo twikurure abantu benshi badukurikira. Nicyo nashaka kuvuga. Murakoze.